wenda mpere ko gahunda ya Gerayo Amahoro itangira mu mwaka w'ibihumbi 2019 yibanze mu guhugura no gukangurira abantu gusobanukirwa ibice by'ingenzi bigize amategeko y'umuhanda, ibyo kwitwararika n'ibyo kubahiriza, ndetse no gusobanura bimwe mu bihano bishobora gutangwa igihe cyose amabwiriza n'amategeko atubahirijwe mu muhanda. Turabishima kuko nibura byazamuye imyumvire ku kigero kinini. Navuga ko ni bake bavuga ko batari bazi gahunda ya Gerayo Amahoro n'ubutumwa bwagiye butambuka n'uburyo abantu basobanukiye amategeko y'umuhanda, kuko niyo abantu batwandikiye batugaragariza bitagenda tubona ko ubutumwa bwumvikanye. Ubutumwa rero bwaturindane Gerayo Amahoro bukangurambaga bushamikiye kuri Gerayo Amahoro, ariko bwo buzanye umwihariko wuko nkuko afande IGP yabisobanuye, tugomba kurindana, umwe agacungira umutekano mugenzi we. Twasanze mu muhanda nako ntabwo twanavumbuye, niko bimeze, buri muntu wese arabibona ko umuhanda ugendwamo n'amakamyo atwaye ibicuruzwa binahenze, ariko akaba atwawe n'abantu bafite ubuzima. Harimo imodoka zitwara abagenzi benshi na bake, bo igiciro cyabo ntiwakibona. Harimo abagendera kuri moto, nabo n'abantu. Harimo abatwara amagare, ndetse harimo n'abagenda n'amaguru. Abo bose bakoresha imihanda dufite mu Rwanda, kandi twebwe nka polisi tugomba gukora uko dushoboye, buri umwe wese agakoresha uno mutungo kamere w'igihugu, niko nawita neza, adahungabanyije undi, atabangamiye undi. Bityo rero impanuka iba iyo hari umwe utitaye ku buzima bw'undi, uretse ko batitaye no ku buzima bwe, cyangwa impanuka ziba kuko hatabaho kubahana no guhana agaciro. Twazanye rero gahunda ya Gerayo Amahoro twumva ko buri umwe wese agomba kugira uruhare, dukangurira ubufatanye bw'abaturutse mu rwego rw'ubwikorezi, ari abagenzi bagenda muri ibyo binyabiziga, ari abashoferi batwara ibyo binyabiziga, ari abagenda n'amaguru. Buri muntu wese ahagaze mu mwanya wa kubahiriza amategeko icyo amusaba mu gihe kiri mu muhanda, twaba turindanye kandi twese Gerayo Amahoro. Ni muri urwo rwego rero twibukiranya ko tugomba kugira uruhare rungana mu gucunga umutekano wacu mu muhanda, ndetse tuwucungira n'abandi. Icyo rero niyo ntego yayo nyamukuru, yuko twibutsa ko buri umwe wese afite uruhare. Ndabaha nk'urugero, kuko niba yewe nigishije nkatanga buno butumwa, nyuma yuko tubonye twebwe muri polisi, kandi nako bimeze, ko impanuka nyinshi ziba mu gihugu ziterwa n'uburangare cyangwa kutitaho. Kuko niba umuntu abona ko imbere atahabona neza akadepasa, akaza guhura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, birumvikana ntabwo wavuga ko hatabayemo uburangare, kuko yarabizi ko hagiye atahabona, ntazi ikinyabiziga kigiye guturuka. Ibi ndabivuga kuko tuzi imiterere y'igihugu cyacu y'imisozi n'amakona. Cyangwa umuntu akakandagira imodoka, ndavuga ubwo ngubwo akakserera, akagenda ku muvuduko wo hejuru, imodoka ikamunanira gukontorora, ikarenga umuhanda. Ntabwo wavuga ko atari ikibazo cy'uburangare no kutitaho. Rero imyitwarire ya muntu, imyitwarire y'abakoresha umuhanda igira uruhare rukomeye mu guteza impanuka mu mihanda yacu. Turizera ko buno bukangurambaga rero bugiye kuzamura imyumvire, bugiye gushishikariza buri umwe wese kumva ko hari icyo agomba kwirinda no kubahiriza, hanyuma twese tukaba turindanye kandi Gerayo Amahoro. Buri muntu afite uruhare mu kurinda undi impanuka. Hari urugero nangiye kubaha ntavuze, iyo imodoka ihagurutse ntiwabona umupolisi uhagarara kuri buri ntambwe. Hagati y'umupolisi n'undi rero haba hasigaye umushoferi n'umugenzi bari mu kinyabiziga. Ese umushoferi n'uri mu kinyabiziga cyangwa n'uwo bari kumwe bagirana ikihe kiganiro haje imyitwarire mibi mu muhanda y'utwaye ikinyabiziga? Icyo nicyo tukangura ko habamo kwibukiranya, kavuga atari ko ndabona uko ugenda tutari Gerayo Amahoro cyangwa turi bugire ibyago. Rero nicyo dushaka kugira ngo mwumve ko
abantu bagomba kubigiramo uruhare, kuko nta mupolisi uzahagara mu mutima w'umuntu, nta mupolisi uzahagara muri buri kinyabiziga, nta mupolisi uzahagara muri buri ntambwe. Oya, tuzahagara aho tubona bikwiriye, hagati y'aho tutari n'aho turi. Hari umunyarwanda nawe uha agaciro ubuzima bwe, ugomba guha agaciro ubuzima bw'undi. Hari umushoferi utwaye ikinyabiziga ugomba guha agaciro ubuzima bwe nk'uko aha agaciro ubuzima bw'abatwaye. Ibyo rero ntabwo bisaba ko umupolisi ubundi yakaba yabyibutse, ntabwo bisaba ko umuvugizi yakaba yavuga, gusa kuko mu nshingano dufite harimo kwigisha, tugomba guha tubyibukira. Ubutumwa bugiye no ku batunzi ibinyabiziga baha akazi abashoferi. Umwe yaduhaye ubuhamya uburyo washyiraho inkeke kugira ngo bihute, ariko sinumva ko iyo kimaze guhirima ikinyabiziga watahomba. Ngira ngo nawe arahomba, ngira ngo ubutumwa nabwo burabareba. Amafaranga ya none aryoha nk'uko na yeje aryoha. Wakora neza ugakora menshi igihe kirekire kurusha gukora menshi none ejo ntukore. Ngira ngo nabo bakeneye ubwo butumwa. Twavuze abantu bose, ariko burya n'ufite ikinyabiziga n'umutungo, nkeka ko nawe akeneye kugira uburyo atanga amabwiriza akwiriye cyangwa ayobora abahaye akazi, kugira ngo nabo biborohere mu buzima bwabo ndetse n'umutungo wa nyiri ikinyabiziga. Nibura buri cyumweru dufata hagati y'abantu 15 na 20 batwara abanyu bisindisha mu gihugu hose. Ubwo urumva ni nka mwayene, ni nka average. Ntabwo wavuga ko ariko umubare none ntuvuze ko ari bo gusa. Abo nababa babashije gufatwa, gashoboka ko n'abandi tudafata. Iyo bari buri cyumweru, kareba buri kwezi, kagira buri mwaka, uzi n'ibihano biba bihari, utumva ko hari abantu batarahinduka. Ariyo mpamvu ikibazo cyo kwigisha kigomba gukomeza, koko ibihano bigomba kujyana no kwigisha. Iyo mibare irahari, ariko abatwara bavugira kuri telefone nta mibare mfite. Gusa navuga ko ntabwo ari benshi cyane, ntabwo ari benshi cyane ku buryo biteye ubwoba. Gusa ikibazo cya telefone kiragenda gikemuka bitewe nuko ibinyabiziga biza bifite tekinoloji. Umuntu akaba yavugira kuri bluetooth, umuntu akaba hari ukuntu basigaye babikora, ntibimusabe ko arekura vora ngo afate telefone, akaba yakomeza gufata vora akanaganira n'umuntu baganira biri kuri bluetooth. Ibyo biragenda bikemuka hamwe n'inyigisho. Ariko iyo urebye nk'impanuka ziba zatewe n'ubusinzi, nazo izo tumaze imisi tubona hari usanga atari z'ubusinzi nyinshi. Ariko mu mpanuka nyinshi z'abamotari, navuga ko nko mu mpanuka 10 z'abamotari hari usanga 3 baba banyweye ibisindisha. Muza abamotari ku binyabiziga binini, cyane cyane abatwara abagenzi, bisi, kwasteri n'izi modoka zitwara abantu 58. Mu by'ukuri muri eshante twagiye dufata, nta mushobora turafata nibura mu minsi yavuga watwaye yanyoye ibisindisha.